uruhare rwanjye mu kubaka inzu y'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Igiye kutugera neza muri aka kanya, ahanga kuri buri munsi. Tubahaye ikaze kuri buri munsi. Umuryango w'abana b'Imana mugubwe neza. Nyagasana akomeze kujyana neza, nanjye ngirire neza kugira ngo tubeho neza ko Imana ishaka. Muri aka kanya twabateguriye ikiganiro kiryoshye. Wageze kuri buri munsi, fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi izakubere igisubizo, buri munsi izakubera umuti, nkuko nanjye imbereye umuti n'igisubizo, kuko ijambo ry'Imana buri munsi ni umuti, ni igisubizo. Nanjye kuvuga n'urukingo. Umva, ijambo ry'Imana ni byose. Iyo ufite Imana nyine ufite byose. Nawe rero buri munsi izampindure, nawe izaguhindure, iduhindure beza imbere y'Imana. Imana niyo ikorera imirimo yayo, nawe twebwe ku bwacu ntacyo twakwishoborera, nta n'icyo twakwimarira usibye kwishingikiriza impuhwe z'Imana buri munsi. Muri aka kanya twabateguriye ikiganiro cyitwa ngo uruhare rwanjye mu kubaka. Kubaka iki? Birumvikana kubaka ingoro y'Imana, kubaka iby'Imana, kubaka kiliziya. Uruhare rwanjye mu kubaka neza, uruhare rwanjye mu kubaka. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Evangelii Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 21 umurongo wa 42. Dutege amatwi. Nuko Yezu arababwira ati, ntimwigeze musoma mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta, icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye agatangaza. Iyo ni Evangelii ntagatifu. Uragasingizwa Kristo, amen. Iri jambo ry'Imana tumaze kwakira, uze gusoma impamvu Yezu yarivuze. Uyu mutwe n'usoma neza. Mbere na mbere Yezu yarivuze yiyerekezaho uburyo bashaka kumugambanira, uburyo bashaka kumwica, ibikorwa bibashaka kumugirira, kandi ari umwana w'Imana waje no kubacungura. Ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bwa Yezu bukaberekeza kuri Yezu nyine, niwe ryabuye fondation rigamije kugira ngo andi mabuye yose azafatireho, inzu izafatireho. Ngiyo kiliziya ya Yezu yazashingiraho kugira ngo atugirire neza. Ya kiliziya duherwa amasakamento ya Kristo, ya kiliziya duhuriramo tugasengeramo Imana, ya ngoro y'Imana twese dusengeramo. Matayo 18:20, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ry'Imana banyiyambaza, mba ndaho hagati yabo, amen. Ngiryo buye nguwe Yezu turi gusenga, iryo buye Yezu batoteje, Yezu bashinyaguriye, Yezu bagiye kugambana, Yezu bagiye kwica, bakamujumbagura amacumu n'imigera. Yezu azapfa ariko azazuka. Nuko byose aba ari bishingiraho, kuko Yezu ni byose, niyo byose bishingiraho. Ngira ijambo rya Yezu mbere na mbere. Kumva Yezu umuhanuzi niwe wivugaga avuga ko ari twese twagombye gushingiraho kandi tukubakiraho, kabone nubwo yatotezwa bakamujugunya bakamuta hirya. Ubwa kabiri, igisobanuro cya kabiri kuri ijambo ry'Imana, ni umuntu wese nawe, dore ko turi ingoro ya Roho Mutagatifu, imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Nawe rero igihe cyose uri gukora neza, umenye kuri gusukura ingoro y'Imana. Igihe cyose uri umurongo mwiza, ujye umenya ngo uri kubakira kuri Kristo. Ibyago biraza, ibibazo bikaza, imiyaga ikaza, imivumbi ikaza, nkuko tujya tubizirikana mu Evangelii, bikiroha kuri ya nzu ariko ntisenyuke. Kubera iki? Yubakiye ku rutare, yubakiye kuri ryawe ry'ifatizo, pierre de fondation, c'est Jésus Christ. Uwo niwe twese dushingiraho ubuzima bwacu, ubundi tukabaho neza, kuko Kristo dushingiyeho nyine arakomeye, n'umushingiyeho wese nawe arakomera. Nibyo rero bitoto dushobora kuza bikaza hirya no hino, ariko ntibizijye biguhungabanya, kuko Kristo arahari. None mu Kristo muvandimwe, wowe uruhare rwawe n'uruhe mu kubaka inzu? Iyo nzu Yezu avuga, nkuko Yezu atari ikibuye ry'ifatizo, nuko rero andi mabuye yose akagenda amuzamukiraho, inzu ikuzura kubera Yezu, kubera ko dushingiye kuri Yezu. Wowe uruhare rwawe n'uruhe mu kubaka inzu, mu kubaka umuryango w'abana b'Imana, mu kubaka groupe usengeramo, mu kubaka inzu y'iwanyu, urugo rw'iwanyu, mu kubaka paruwasi yawe, mu kubaka diocese yawe, mu kubaka igihugu cyawe, mu kubaka akarere kawe. Uruhare rwawe n'uruhe? Mutagatifu Agustin wavuze ati, Dieu nous a créé sans nous, mais il ne nous sauvera sans nous.
ngo Imana yaturemye nta nama itugishije, ariko mu kujya kuducungura izakenera uruhare rwawe n'urwanjye kugira ngo idukize iducungure. Notre participation dans notre salut. Uruhare rwawe n'uruhe mu kubaka, uruhare rwawe mu mukiro wawe n'uruhe. Twongere dutekereze ku bikorwa dukora. Uruhare rwawe n'uruhe, ni mu kubaka cyangwa ni mu gusenya? Hari igihe tubona abandi bari kuzamura, bakazamura inzu, abandi bakazamura ibikorwa byiza remezo, abandi bakagera heza. Ese wasanga uri mu bajya basenya ibikorwa by'abandi? Wasanga uruhare rwawe nawe rwo gusenya? Nirinze kuvuga uruhare rwa sekibi, kandi byaba wongere urebe uruhande urimo muri kiliziya. Kiliziya yawe uyimara iki? Kugira akamaro tumarira kiliziya ko kuyubaka. Dushingire kuri Kristo maze tuzamuke neza. Ibishingiye kuri Kristo byose birazamuka, bisobekeranye bikazamuka neza, kubera ko bifite iki? Bifite ibuye shingiro bishingiyeho. Iyo ushingiye kuri Kristo nta gishobora kugushingura, kuko ushinze nyine imizi, ushingiye imizi muri Kristo. Uruhare rwawe mu kugera neza n'uruhe? Uruhare rwawe mu kubaka, uruhare rwawe n'uruhe muri sosiyete urimo, mu muryango urimo? Uruhare rwawe ni rwiza, ni ukubaka cyangwa no gusenya? Ibaze nanjye nibaze. Mu gukomeza tureba uruhare rwacu mu kubaka kiliziya ziwacu, mu kubaka imiryango yacu, mu kubaka ubuzima bwacu, ubanze wumve iyi nkuru, bityo ikwerekeze aho nawe washyira uruhare rwawe mu kubaka. Umunsi umwe ngo umugabo w'umusinzi kandi w'umusambanyi, nuko bakamukora ubutumwa ntiyahinduka. ngo nuko amaze gupfa wajya gukomanga mu ijuru. Bishoboke ko yagiye mu muriro, yagerayo kumva uri kumwotsa, ahita azamuka ajya gukomanga mu ijuru. Ngana utekereza uko biza kugenda mu ijuru. Ngo abo mu ijuru bamubonye baramuhunga, barigenda barakinga. Wa mugabo akomeza gukubita urugi, akomeza guhondagura urugi. Ngo Petero ngo aza kuza kumwiyama, ati wa mugabo we wavuye hanga uri mu biki? Ko tukuzi uri umusinzi, uri umusambanyi, uri igisambo, turakuzi ntawe ushaka kwinjira hanga mu ijuru. Nuko wa mugabo biramushobera, yibaza uburyo agiye kongera kumanuka agiye mu muriro, n'uburyo umuriro uri kubabana, n'uburyo umuriro ukotsana. Wa mugabo biramuyobera. Petero akomeza kumuhungita ngo agende, wa mugabo aranga. Nuko Petero amaze kwanga kumukingurira, wa mugabo aramubwira ati umva Petero, mbabarira umunota umwe byibuze, nkubwira akantu kamwe ubundi mbone kumanuka nigendere mu mahoro. Petero avuga ati mbo ntacyo, unsabye akanota kamwe ngiye gukaguhereza, ngaho uvuge icyo uvuga, ubundi uhita umanuka vana bwangu uvuge uvuye aha. Wa mugabo aramubwira ati Petero, mbere yuko manuka ngiye kugusaba ikintu kimwe. Hari igitoki cya goromisheri narinzanye, ndagusabye kugira ngo wongere ukimpe nkimanukane ubundi nigendere. Ngo nuko Petero aravuga ati ntacyo, reka njye gukireba ariko uhita ugenda. Petero aragenda. Ngo Petero ageze kuri cya gitoki ngo asanga bahanye uruseri rw'imineke. Ngo ubwo Andrea afashe umuneke wari kurya, Yohani afite undi, ba Tomasi buri wese afashe umuneke, za ntumwa zose buri wese icigatiye umuneke iri kurya. Bagiye gutangira aho gufatira indi seri kugira ngo barye cya gitoki cyari kimineke. Nuko Petero bishoke ko yatonganye, yibaza uburyo ajya gusubiza igitoki kibuzeho iseri. Petero yibaza ahantu yongera gukura izindi nteke z'ibitoki kugira ngo ashyire kuri rya seri za ntumwa zindi ziri kurya. Petero biramuyobera. Nuko bimuyobeye, Petero ngo bishoke ko n'ikimwaro, yibaza ahantu nyine iyo mineke za kwifatira, ese barayigarura biragenda bite? Nuko abwira wa mugabo ati to ngwino winjire. Petero abuze uko agera nyine, abuze uko yamusubiza ya mineke. Nuko wa mugabo yinjira kuri cya gitoki yari yazanye aho nyine mu ijuru, nuko kiramutambutsa. Nukomeze kumbaza abari bazi ko ari umusinzi, ari umusambanyi, ari umunyabyaha, wasanga bari kumushakira ikuzimu, bari kumushakira mu muriro, kandi yibereye mu ijuru. Abikesha iki? Rya seri ry'imineke Petero yabuze, akabuze uburyo yamusubiza igitoki cye. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe. Uruhare rwa n'uruhe mu kubaka ingoro y'Imana, kubaka kiliziya? Uruhare rwa n'uruhe mu kujya mu ijuru? Nguko tujya ducira abandi imanza, gasanga umuntu turamubona w'umusinzi, ijisho ryanjye niribona n'undi mu musambanyi, igisambo, ingegera, umunyabyaha. Ariko se wabwirwa n'iki niba hari ikiru, hari cyo ari kwigomwa?
yigomwe cya gitoki avuga ati mva Yesu ndi umunyabyaha nakoze nabi ariko nanjye ubu ngubu nje gusaba imbabazi. Burya hari igihe kigera ugasaba n'imbabazi no ku minota ya nyuma, no ku minota ya nyuma Yesu arakora agakiza kubera impuhwe ze. Wowe uruhare rwawe ni uruhe mu kubaka ingoro y'Imana, mu kujya mu ijuru? Bibaye ngombwa ko kujya mu ijuru tuzagendera ku bikorwa twakoze, byibuze Imana igakoze iti mbwira igikorwa kimwe wumva warakoze munsi wabona ikihe. Yesu agakoze ati mbwira byibuze agakorwa kamwe wigeze ukora uri munsi nakahe. Hari igihe azasanga ibyawe kwari gusenya iby'abandi bubatse, kubihiriza abandi, gukubita abandi, kudurumbanya, aho kugira ngo nawe wubake ingoro y'Imana. Ya ngoro y'Imana, cya kibanza turi gutegura kizatujyana hehe mu ijuru. Ese uruhare rwawe nuruhe? N'urugo rwaba ari rutoya, uzi ko n'iseri rimwe ry'imineke rishobora kuzamura ukajya mu ijuru kubera Imana. Petero urongera ukure he rya seri ry'imineke kugira ngo uzuze cya gitoki wa musambanyi w'umunyabyaha akimanukana aho ngaho mu muriro. Uruhare rwanjye mu kubaka. Muri aka kanya sinasoza ikiganiro niba nawe warangije kubona uruhare rwawe aho ugomba kubaka. Ntabashimiye, nje kubashimira hanga kuri buri munsi, buri wese uruhare rwe. Iyi buri munsi yacu ko tubizi, buri munsi uburemere ifite nanjye ntago njya mwiyumvisha, ariko kubera Imana ihora iduhumuriza. Nuko natwe buri wese n'igitoki cye twongeye kubashimira, buri wese uruhare agira kugira ngo buri munsi beho. Ku giti cyanjye sinayishobora, ariko hari benshi Imana ikoresha akaba ari bo bagira bate bayikoresha. Burya nubwo wabona ari byo uri kuvuga ari njye wafashe ijambo igihe kirekire, ariko burya haba hari abantumye, haba hari abantumye ngo mvuge, haba hari abantumye benshi, haba hari buri wese uruhare yagiramo. Byayobaje rero niba wowe nta rwawe ujya ushyiramo. Ngiye nshyiramo akanjye gakeregeshwa, n'uriya nawe afite akanjye gakeregeshwa ashyiramo, n'uriya. Twese buri wese afite iseri ry'imineke agenda asana. Tuzamukiraho. Umva nta kamaro ubaho ku isi, twese tugirwa n'abandi, ngo umugabo agirwa n'abandi. Rero nje kubashimira aho buri munsi igeze, nimwe muyihagejeje. Buri wese afite uruhare rwe yagiye ashyiramo kugira ngo ikomere igere aha ngaha. Mukomereza aho rero, nanje kubashimira kandi nongera kubashimira igikorwa gikomeye turimo dukora, igikorwa cyo kuzubaka icyumba mu ishuri rya Petit Seminaire Saint Aloys Cyangugu, tuzirikana ko ariho buri munsi yaboneye izuba. Buri munsi yacu uko imeze naho ngaho yavukiye. Rero nawe urabizi ahantu wavukiye ubundi hari icyubahiro hagomba. Niyo mpamvu natwe iyi buri munsi yacu tugomba icyubahiro ngaho yavukiye. Ndabashimira rero buri wese uruhare akomeje kugaragaza, rwa ruhare mu kubaka icyo twiyemeje wa muhigo. Ninjye wabasabye kugira ngo mumfashe, uzashobora kumfasha ku bushake bwe, nawe tubihatiye azadufashe kugira ngo icyo cyumba rwose tucyuzuze kandi kigere aheza kubera Imana. Ni icyumba nanone kigambye gutegura abaziha Imana, ba bandi bazajya badufasha kuri buri munsi n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Dore ko uwihaye Imana, umupadiri, umuseminari, abo se nabitegura kugira ngo bazakore muzabibo Nyagasani, bazitangira ingoma y'Imana, bazagira uruhare nabo urufatika, urugaragara n'utagaragara mu kubaka kiliziya, mu kubaka ingoma y'Imana, mu kubwira abandi ingoma y'Imana. Rero ntukabe muri abo basenya, ahubwo uzabe mu bagira gute, mu bubaka. Nk'uko twabivuze, buri munsi yacu tuzahimbaza isabukuru y'imyaka 5 imaze ishinze ku itariki ya 18 Ugushyingo 2024. Urumva ko hasigaye amezi 3 hafi n'igice. Mube maso rero, mube hafi kugira ngo tuzahimbaze neza, uhongere kuzirikana nawe uruhare rwawe kugira ngo buri munsi yacu ikomere. Uko biri kose rurahari, na niyo mpamvu nje kubashimira ababyeyi aho muri. Ndabaramukije, mwagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo buri munsi yacu ikomere ahigeze, kandi mukomeze kugira ngo dukomeze tuyubake igende neza. Sinabura kongera kubasaba nanone mu gusoza, mukomeze gushyiramo uruhare rwanyu. Kugeza ubu hamaze kuboneka abantu 47 bitangira cya gikorwa nyine cyo gushyiraho itafari kuri icyo cyumba twavuze. Mukomereza aho ngaho. Hari n'abandi nanone umubare wundi nyamwinshi uducunze uri kureba ahari ibi bintu bizakoreka, ibintu bizashoboka. Ngaho ba pessimiste baducungiye hafi ati ibintu bizashoboka. Niba se hari abatangiye wagize ngo ntibazanasoza n'ubundi, aha biragusaba nawe gushyira hamwe n'abandi. Wazagira ikimwaro abandi basoje wowe utarimo, nta ruhare rwawe wigeze ushyiramo.
ukajya n'andi bakora neza wowe se uruhare rwawe n'uruhe mu gukora neza? Uko biri kose ibyo dukora ntabwo ari bibi, nubona ari bibi uzabyihorera, ariko niba ari byiza please ushobora kudufasha ku neza yawe, ku bushake bwawe. Rero nongera gukangurira abakunzi ba buri munsi, ukore ku nshuti yawe. Burya inshuti yawe ni inshuti y'inshuti yawe, umwanzi wawe ni umwanzi w'inshuti yawe nanone, n'inshuti yawe ni inshuti y'inshuti yawe. Nuko rero buri wese wagize uruhare kuri buri munsi wongere ukore ku nshuti zawe aho ziri, maze twese iki cyumba tukizambure neza, tuzagire natwe urwibutso tuzibukiraho ko buri munsi yacu nubwo ariyo mu kirere ariko ishinze imizi ku isi, ishinze imizi ahantu hafatika. Wowe ntange rero uruhare rwacu rurakenewe. Nongeye kubasaba rwose buri wese wiyumva mu imbaraga, wiyumva mu ishyaka ry'Imana, kongere nusange iki gikorwa ari cyiza uzadufasha, naho nusanga ari kibi uzakomeza uturebere. Ariko ikigaragara kuba hari abatangiye nuko ari igikorwa cyiza kandi kizatugeza heza kubera Imana. Seminari yacu rero tuyigomba icyubahiro. Niba ubona hari n'akantu k'agakeregeshwa gatubona maze nanjye kuvuga hanga kuri buri munsi, ngakesha iyo seminari yandeze ikamfasha ikansigasira, nyigomba icyubahiro. Rero nawe ndi inshuti y'iyo seminari, nawe niba uri inshuti yanjye, uri inshuti ya buri munsi, please dufatikanye kandi bizakunda pe, bizakunda. Kandi ibikorwa nk'ibi ngibi akenshi babifite abandi babiri inyuma, bamwe bari kubipinga, abandi bari kubinnyega. Wowe rero ntukabe muri abo basenya, uzabe mubaka, n'amaherezo bizakunda kubera Imana. Ndabasaba rero inkunga y'isengesho, buri wese ashyiremo imbaraga ze, inshuti yawe wanyuraho, undi wese wanyuraho, ibyo wakora byose please dufatikanye kandi tuzagera heza. Abagiye inama Imana irabasanga. Mwese rero ahasigaye aho wanyuza itafari ryawe uze kureba muri comment, uraza guhabona, bityo turushaho gufatikanya kubaka aho gufatikanya dusenya. Ngwifurije ineza n'amahoro bya Kristo, kubakira kuri Kristo, gushingira kuri Kristo buri munsi neza y'Imana, buri munsi ijambo ry'Imana rikubake, rikugirire neza kandi nawe ube umuntu mwiza. Komeje kubifuriza umunsi mwiza, mugubwe neza kuri buri munsi, uzaharongera inema n'imigisha by'Imana. Kandi nanjye mukomeze kunsabira kugira ngo Nyagasani abe ari unkoresha, nawe agukoreshe, twese dukoreshe ku neza ye. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.